Amashuri ajyana n'ubumenyi umuntu afite muri field runaka. Ubumenyi buba bwiza cyane ubuzi cyangwa se ubufite yabukoresha neza. Nanone kandi reka twe kwimika ubumenyi gusa, ahubwo reka tubuhuze n'ubwenge, turebe ese bibyara iki. Buryo ubwenge buravukanwa, ariko kandi ubumenyi nabwo burigwa. Hari benshi tuzi tubona twumva bafite ubwenge, ariko nta bumenyi bafite, kandi birababaza kuko umwanya bari gufata bashaka ubwo bumenyi baba barawupfushije ubusa cyangwa se barawukoresheje ibindi, nyuma hakazamo ako kantu ko kwicuza. None se uruhande rumwe ndabyumva, hanyuma ku bafite ubumenyi nta bwenge bo baringanye nde? Gusa hari n'ababifite byose. Urugero nk'uyu mugabo tujye kugarukaho kuri The Mind TV, yitwa Dr. Justin Nsengimana cyangwa se umwite Minisitiri w'Intebe. Ubu nonaha ni Minisitiri w'Intebe ufite byose mu bikomeje kutubera urusobe hejuru. Nk'uko twabigarutseho, ni umuhanga, ni umunyabwenge, yakwinjira muri politike ugasanga ari ku rundi rwego. Nge nitwa Justin Mind Harerimana, ikaze mu kiganiro cya none. Uyu mugabo yavutse mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1971, avukira mu Rwanda. Uyu mugabo yize amashuri ye muri Catholic University of East Africa, nyuma akomereza muri University of Nairobi, na nyuma yaho akomereza muri University of Leicester. Agira amahugurwa akomeye mu bukungu n'imari. Yabayeho mu muryango w'abanyabwenge. Ibyo yize n'imibereho ye byose bigaragaza ko yabayeho ubuzima bwiza ku rwego rw'akazi n'uburezi. Uyu mugabo ni umunyekonomiste w'icyitegererezo, afite ubunararibonye mu guhanga politike zishingiye ku bimenyetso no kuvugurura inzego z'imari n'uburezi mu Rwanda no mu Bwongereza. Yakoze kandi inshingano zikomeye muri Beneri kuko yari Deputy of Governor kuva muri Gashyantare 2025 kugeza tariki ya 23 Nyakanga 2025. Hanyuma aza gutorerwa kuba Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda. Uyu mugabo afite PhD mu bukungu University of Leicester, afite kandi Masters mu igenamigambi ry'ubukungu yakuye muri University of Nairobi, afite kandi Bachelor Degree yakuye muri University of East Africa. Uyu mugabo ni umunyabwenge uharanira intego zishingiye ku bimenyetso no kuvugurura imiyoborere y'ibigo n'amabanki. Azwiho kuba technocrate, umuyobozi ushishikajwe n'ikoranabuhanga, igenamigambi, RECO n'amahirwe y'ubushakashatsi mu kurinda igihugu. Mwite Dr. Justin cyangwa se Dr. Justin Nsengimana. Ni umuntu wakuriye mu muryango uha agaciro uburezi no gukorera igihugu. Yize neza, akora imirimo y'ingirakamaro. Ubu akaba ari Minisitiri w'Intebe. Azwiho kuba umuyobozi uhiga abandi mu buhanga, ubushishozi n'ubwitange. Yakuye Bachelor Degree nk'uko twabikubwiye muri Catholic University of East Africa muri Kenya mu bijyanye na finance, maze akomereza muri Masters muri Economic Policy and Management muri University of Nairobi. Yakomereje amasomo ye muri University of Leicester muri UK, aho yakuye PhD mu bukungu. Akaba yarize cyane ku mpinduka ziterwa na guverinoma ifite uruhare muri banki ndetse n'ishyirwa mu bikorwa by'ishoramari ry'amahanga mu bukungu bw'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Uyu mugabo kandi yabaye Permanent Secretary cyangwa se umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda, aho yayoboye ibiganiro by'ubucuruzi ku rwego mpuzamahanga, urugero WTO, EAC na Komesa. Muri 2008 yasizeho icyemezo muri Minisiteri y'Uburezi ashyigikira by'umwihariko kuzana icyongereza nk'ururimi rw'akazi muri gahunda y'amashuri mu Rwanda. Yakoranye n'ibigo bikomeye nka Rwandair, Rwanda Revenue Authority n'ibindi nk'umujyanama cyangwa se ku bakuru b'inzego nka board members. Yakoze nka Senior Economic Advisor muri UK Officer of Rail and Road. Agira uruhare mu bitekerezo by'imiyoborere y'umuhanda wa Railway n'ibindi bikorwa byubaka ubushobozi bw'ibikorwa remezo. Yakoranye na Department of Work and Pension nka economist. Agira uruhare cyane mu gihe cy'amavugururwa y'imibereho, welfare reform. Yabaye Policy and Research Development Manager muri Refugee Action hariya mu Bwongereza, yita ku baturage bahungiye mu bihugu by'amahanga. Uyu mugabo yashakaga uburyo bwo kubafasha binyuze mu bushakashatsi n'imigambi y'imibereho n'ubutabazi. Uyu kandi yabaye umuyobozi muri Banki Nkuru y'u Rwanda Beneri kuva muri Gashyantare 2025 kugeza muri Nyakanga 2025, aho yayoboye ibijyanye na politike y'amafaranga, ubusugire bw'imari n'ivugurura ry'amabanki. Nsengimana azwiho kuba umuyoboke w'integuro zishingiye ku bipimo n'ubushakashatsi, aho yakoraga igenamigambi rishingiye ku bimenyetso, evidence based policy
yifashishije ubumenyi mu bukungu, imari na guverinoma. Aha yashishikarije kwihangira imirimo, ikoranabuhanga no guhanga udushya mu burezi n'imiyoborere. Nanone kandi yasezeranyije gushyigikira intego za Vision 2050, aharanira kuzamura ubukungu, imiyoborere myiza n'ibikorwa bigamije iterambere rirambye ry'igihugu. Bamwise izina nka Technocrate kuko yigaragaje nk'umuyobozi uzi kubara, agakoresha ikoranabuhanga kandi ugendera ku busobanuro mu gufata ibyemezo, adashingiye cyane kuri politiki ishingiye ku muryango cyangwa amoko. Dr. Justin Nsengimana ni umunyeshuri wize amashuri mu Rwanda no hanze, aho yakuye ubumenyi n'uburambe by'umwihariko mu bukungu n'imari. Yewe umuyobozi ukurikirana ubucuruzi n'uburezi mu Rwanda, akora mu igenamigambi ya leta mu Bwongereza. Aza gukomeza kuba umuyobozi nko muri banki nkuru mbere yo gutorwa kuba Minisitiri w'Intebe ku itariki ya 23 Nyakanga 2025. Reka ngushimire wo kunda The Mind TV, nkusaba gukora subscribe, share, comment kugira ngo ibikorwa byacu bikomeze kugeraho umunsi ku wundi. Nje nari Justin Mind Rimana.